ibanga ryo kuva kuri zeru ukagafata ntabwo ubyuka ngo usange byikoze. Abantu benshi tuzi amakuru y'ibyamamare, ingengo z'imari z'ibigo runaka, tukita ku mipira yabaye ndetse tukamara igihe kinini ku mbuga nkoranyambaga tureba ibyabaye hirya no hino, ariko nyamara ugasanga nta musaruro bitugirira ndetse nta n'icyo bitumariye. Ni gute twisanze ahantu aho twisanga twatakaje byinshi ariko nyamara twebwe turi mu gihombo? Dore impamvu rero twebwe tumeze gutya. Wari uzi yuko amagambo umuntu ahora yibwira buri munsi n'iyo byaba ari ibinyoma bikomeza bikamugendekera nk'ibinyoma? Iyo utangiye kwizera ko nta kintu wakora ndetse ko nta n'icyo ushoboye, utangira gukora nk'umuntu udashoboye. Ariko iyo utangiye kwizera ko ushoboye, ibintu bitangira gukunda. Intsinzi itangirira mu bitekerezo, kandi ikindi kintu gisenya abantu, inshuti mbi zishobora gusenya abantu ndetse n'abo mugendana. Iyo abantu ari ibisambo bitanu nawe buri igisambo cya gatandatu. Iyo ari abanyabwenge batanu uba uri umunyabwenge wa gatandatu. Ugomba gusuzuma abantu mugendana nabo, ndetse birashoboka ko umuntu akorera amafaranga ariko nyamara n'ubundi ntagire icyo amumarira, agakomeza gukena. Ese ubundi ni gute twisanze ahantu bamwe bagatera imbere atari uko baturusha gukora, abandi ntidutere imbere si uko ari izindi mpamvu? Ubushakashatsi bwagaragaje ko umuntu aba asa n'abantu batanu yirirwana nabo. Ubundi bushakashatsi bugaragaza ko abantu b'abakene atari ababa badafite amafaranga gusa, ahubwo umuntu ashobora kuba umukene n'igihe aba afite amafaranga, kuko ubukire bwa mbere buhera mu mutwe. Nk'uko ubushakashatsi bwabyerekanye, ubwonko bw'umuntu ibyo umuntu abumenyereje nibyo bwakira. Iyo umuntu akomeza kubaza ukamubwira ko ukennye, ko ubukene bumeze nabi, iyo ndirimbo ukayihoza mu bitekerezo, ibitekerezo bitangira kugukorera icyo wifuza. Utangira kuba umukene kuko ubukire nta hantu bwakinjirira, kubera ko umenye ibitekerezo byawe byamenyereye kubwirwa ko ukennye. Niyo mpamvu rero muri iyi video nkubwira ngo kora ikintu gishyashya buri munsi, kuko ubukire buhera ku bintu bitoya. Ushobora kuza hano kuri YouTube ugafataho ikibanza ni ubuntu, ukajya ukora video ugapostinga nk'abandi, kuko twebwe twisanga twafashe igihe kinini ku mbuga nkoranyambaga mu bintu bitatwinjiriza, dufite telefone zihenze zitatwinjiriza. Ariko nawe waza ugapima amahirwe, kuko abantu benshi tureba byabahinduriye ubuzima. Ndagira ngo nkubwire ngo amahirwe ni ayawe, ntugatinye gutangira kandi ntugatinye guhomba. Jya ugerageza gukora, ntugatsindwe kugerageza. Gerageza byose, ugundire ibyiza, aha bike na hariya bike, uhitemo ibikunyuze. Njye wumva ndi Elia, ukaba uri kumvira iki kiganiro kuri YouTube Elia Update 250. Niba wakunze iki kiganiro wakora subscribe, ugakanda ku nzogera, ugakanda like, ugasharinga nk'abantu 10 bakumva iyi video. Andika muri comment ngo ngiye guhindura ingamba.